Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba hari ufite ubumuga runaka ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye. Hirwa ibyo yigize uyu munsi araza kutubona byihorere ariko ntituzamutwara ariya muntu aratubangamira. Rega yigize umuntu urenze kandi atabona. Igora atagidi ajya tujya. Ma, ese akira nkuzanira kwa Gasani. Wasuhuze pe. Basuhuze. Uza kubansuhuriza ntabwo nabaherukaga. Ariko uza kwibuka gutebuka ntutinde. Yego ma. Rasubira. Yego. Yego cyane bakwiriraho. Yego. Ai, Hirwa, ndabona imvura imeze nabi rero kandi tugikoma twitwikira. N'umuntu udahumeka. Imana ishimwe. Hirwa!
amazina nizwe na mama ni Hirwa Rugaba. Navukanye ubumuga bwo kutabona. Data yantanye na mama ngo ntiyakubaka urugo rubyara abana batabona. Ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza. Uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse. Petit Vovo. Suri murarya. Yawakana bisha. Yakuzana amazi yo kunywa murako musaza wa cyamunezi cy'ijoro. Ako mama, ibishyimbo namunyurira. Kajya gaceceka aho ngaho nako kabakiriwe kagenda gahunahuna hanze aho kaza kwibigira. Yakumuzana amazi yo kunywa. Bahumbye wahaje. Amahirwa shawe byanjye byaranyobeye. Nari nzi ko umwana wanjye Shani narangiza kwiga azabona akazi areba ko nava muri ubu buzima ariko nabaho bukera ubona mbanye. Yesu. Bahazi. Si wowe ugira inda akira n'ikivumbi. Enda akira. Isuka tugende dore kugenda kurya. Urabona kuri uriya musozi turi kugera harya Fata isuka. ariko Ariko muranarya. Ako tate tuba twako mugomba bari muri imbere. Ego ko. None ariko nanjye ndumva nanjye. Uriya musore yitwa Karere. Ni umuhinzi w'intangarugero. Abandi barahingura bakabusigaramo. Ndetse hari n'undi mugenzi we sinzi impamvu ataje. ko wagira ngo nibwo akibugeramo. Ndebera nawe di. Mbega umuntu uhinga. Kera habayeho akanyamaswa kakaguruka katabona kakanatora yewe kakanakora n'icyari cyako kandi katabona. Ariko tanti iyo migani ya kera nk'iy'abana singahe ndi yankugunda koko cyangwa ngo bihehe yagiye inyanza. Nyumvise. Ewe n'abana mwe munega umugani ugana. Turakumva mu byo. Ako kanyamanza mbabwira ni mama ni kari gasanzwe. Utundi tunyamanza tukakagirira ishyari tukagakubita tukagahohotera kandi ibyo byose tukabikora mu gihe karwaye. None se n'indwara yahoragaho ko bivuze nk'ibintu byahoragaho. Ako kanyamanza kagiraga umutima mwiza. Mbese utundi tunyamanza tukakiyambaza cyane kandi kakadufasha cyane. Mbega kagorye ariko tanti umuntu akaguhondagura ukamwitura neza. Ni umugani koko. Erega kugira ukunda agize bihozaho intambara n'amakimbirane. Cyane ko ako kanyamanza katabonaga. Kakabikora neza kandi gakorera abanzi bako. Ha, koko ni inyamanza. Abantu bo ntibyabaho pe. Ndakurahiye ntibishoboka.
ubundi se waba uri umuntu utekereza ubyuka bikora ndeka reka bibaho kararyoshye kama bebe ya kureba ubucuruzi inzoga ari akabari ubona zizanteranya n'abari abaturage b'abasinzi hariya ariko si uko nkwizera ko nzi ko ibyo akabari utabireka ndarekera mu butike gusa oya ntabwo wabireka turiya dukobwa twongera mbona se tuza tugusanga mwatuvirira ko wagiye uvuga ibyo watekereje usura ndebe ukabona ntatekereza ibyo mbavuga mbambise ese ibyo by'abakobwa ubizanye utera ariko wakwiririye wariye hari wari wagutera hano mu rugo rwawe ibyo mumara birahagije kubita urugi arukuraho n'ugene yiyubakiye Sheri, ni ukuri ndagukumbuye hano maze iminsi ngushaka sinkubone nkumbuye kuguhobera mbese tumarane umwanya hani taje ngo woherereze aho turi buhurire nimugoroba sibyo rukundo rwanjye kuri rega mba ngukumbuye noneho ndabikoze wagiye kumubwira aho duhurira bana banjye isomo ririmo muri uwo mugani inyamanza ibona n'iyitabona cyangwa se ifite imbogamizi runaka umurimo ni wo wa mbere iyo nyamanza ibyo yafashishaga izindi n'ibyo yabaga yishya kuzi ntiwafashisha abandi icyo udafite urumva bishoboka mbega inyamanza z'ibigwari zikajya gusabiriza ku yindi kandi zo zifite byose yewe ongeraho ko zanayihondagura agahumba mbwira ni ukuri ndumva muyumva neza isomo ririmo ni naho umuntu yakugirira nabi wowe umugirira neza kugira ngo atabona ko umva tante iby'inyamanza n'iby'inyamanza n'abantu nawe tante ibyo Sara avuga turi kumwe neza ijana ku ijana none se nitwe twaciye wa mugani ngake bakajya wa mugano nibyo nyine hafi ubundi imigani nk'iyo mwabana mwe ko numva mwikuzwe mu tante ugusuriye n'umusuri yakwita iki ngakwita iki ikiburanyo ariko narumiwe mama noneho ndumva ko abakobwa ntabwo mwahere ngaho nimunyirindire bana banjye none mwihangane tujye guteka ubu ndabizihiwe hano ubwako kataye n'igitenge mu murima sheri erega ni ukuri ndagukunda ni ukuri iyo mesaje yawe ntabwo ari iyanjye kandi na ka gakobwa kanyibunze ubona arakanze ni ukuri niba mbeshya mama buri nyine iyo mesaje babiri pe ntabwo ari iyanjye mama abura nyina se amubure kangahe ni ukuri niba mbeshya mpfe ibyo wigize papa Kevin umenye ko ibi bintu na ribu yabihagurukiye ribu yarabihagurukiye ibi bintu byo kujya mu twana dutoya tutari twageze imyaka ibyo bimenye neza ubisobanukirwe akira telefone yawe
ni message MTN cashless. umwana wanjye nzamumwicira kuko reka njye mu rugo uretse ariko umwana wanjye ntigikinisho oya njye si umva reka injiri wanjye cecekere baye cecekere wahera cecekere cecekere baye ihorere cecekere cecekere amwe kwesa twatara iki ni cyana kitabona kuri murahenda gutyo ariko se sheri dirira koko ngongo ni iki utabona koko ubu ntumaze kubona ko uyu mwana atazigera abona ari impumyi nyine yujuje ibyangombwa kucyo dushaka kumva inama mubwira ubu koko urareba ugasanga iki cyana kizabasha kuzugura imitungo yanjye njyewe icyo cyana rwose si nshaka ukuntu ahangaha kuko njyewe mwene migambi imitungo naruye iki cyana ndakuraye ntabwo gishobora kuzungura imitungo yanjye sheri derira uyu mwana ni ikivume sinzi impamvu utabibona uyu mwana ni ikivume ni impumyi ntazigera abona urabibona nawe reba amazi yose ashize wase mugore wanjye ejo nyuma y'imyaka 5 uzaba uri kwirirwa wirukanga inyuma y'umwana umurandata reba imitungo twari tumaze kugeraho kandi n'ubundi n'indiraza wowe mu gihe wakabaye uri kumfasha kugira ngo ibintu byibirusheho kwihuta uri kwirirwa urandata impumyi ibi rwose shaka ukuntu rwose ibi bintu ubivamo ariko se ubundi iki cyana umwana ariko umwana yanjye papa hirwa wajya toka shetani ni biki ndosera satani atsindwe ni biki ndose mwana yanjye kwa jina la Yesu toka hirwa yagiye mwana wanjye yagiye hera mwana yagiye hera ku mana yanjye uyu mwana nzamubwira ibyase koko mpereye hehe ubu kuko nzamubwira yuko se yadutaye kubera yuko yavukanye ubumuga bwo kutabona kandi dore amaze no kuba umugabo ntabwo byoroshye ariko mugore nakubwiye ariko amujeze umva byanjye nasohoka byivanga urabona ko yabaye umusazi usubona bamufunze atagwa muri gereza ujye wihangana umwihorere nanjye dore narihangana mbese dore buri gihe aza yasinze ushobora kuzakubita akakuvuna igufa ugasanga urapfuye hasigara ndi imfubyi ahubwo waretse tukajya kumurega ko hari amategeko aturengera oya mwana wa oya singiye ku biciro ry'umugani mu gasozi reka dukomeze twihangana azahinduka rwose humura tuzi oya ihangana uzahora uko bitwa uzagereza oya reka dukomeze twihangana azahinduka sikiwe umva wa mugore we ibi bintu narabyenze mu rugo rwanjye sinzi umva karandeba iki wowe na nyoko uruhare mufite mu rugo rwanjye umva mukobwa we rero ndakwiyamye mbabarira mwe na nyoko urugo rwanjye nzakavogero sinshaka nje mama sha buretse mwebwe umva ngiye kwisabira agacupa buretse
nakigumiye na urabona nta atari heza ariko ari byo wagira ngo watwumvaga nahoze mbibwira Sara reka twangume wenda yahabona umugabo ariko njye ndabanza mbaze mu rugo niba byemera twamara umwaka umwe cyangwa 2. Sara na Butare nimugire ikibazo uruhushya rwo nzarubasabira ariko mureke twiteze imbere nk'abagore bo mu cyaro. Sara na Butare muri kunyumva reka mbaho umukoro ejo turi mu murimo buri muntu wese atekereze ikintu dushobora gukora inaha tukiteza imbere kugira ngo tureke ubuzima bwacu bwagenda neza. ariko zitari byo njya mbibonera iwacu usanga abagore nta kindi bashoboye umugabo agakubita umugore umugore agatuza kuko nta kintu cye ni ukubyara gusa. Tante njye ndi tayari ejo niteguye kuguha umushinga wanjye. ushaka kuva mu mushinga kuko cyagomba reka ahubwo ndumva icyiza twahinze umushinga cyane tukicuruza nk'inkweto imyenda za made in Rwanda urabona ko ari iby'iwacu kandi ari byiza cyangwa ni bya bindi ugushaka kwigendera ko ntaguha make ntitugabane turagabana ni na byiza ariko reka duhindure gato kandi bizaba byiza kuruta bitanga ngira ngo ni bya bindi by'impumyi ushaka kuzana ejo bundi hari abantu b'abantu birabazana ngo nuko ngo ndi impumyi ujya niba ushaka kuva mu bintu uzambwiza ukuri ko ushaka kuva mu bintu nyine ariko wenda ngende mbyigeho ibyo bya made in Rwanda ubu rugabire zizabona abakiriya. umva hirwa ngenda kwizeza ko ibintu byacu nitujya mu made in Rwanda bizunguka pe kandi urabizi inshuti ntago nagushuka. umva hirwa ndakubaka ndakwizera ngiye nkujije ko bizatuzunguka pe. rero ndaza kuza kubyigaho ndebe twumva inyungu yavamo abizi ariko amafaranga yarangoye amafaranga kandi ikindi mushimira buryo utandukanye n'abandi bakobwa usanga abakobwa rero ndaza kubireba reka nsubire mu rugo ni gahunda na mukecuru ubwo ngubwo sawa tuzongera. turakoze hirwa usuhuze mama. yego namwe mubasuhuze. ariko koko murumuna wanjye Mutesi nawe koko wabyaye uzi kwigeze kiryana uratinyuka ukangura ngo mfate umwana wanjye mujugunye koko. Dariya mukuru wanjye ni ukuri ndakumva pe ndakumva nawe narabyaye nzi kwigeze kiryana ariko nyumva ni ukuri umugabo aragukunda umuryango bambwiye ngo uve ku izima umwana umutware mu babikira. umwana ntabwo ari ukumujugunya turamujyana mu babikira usajya ujya kumusura aho kwa Yohani ntabwo wibuka ko batwaye wa mwana wabo ufite ubumuga bw'ingingo kweri ntabwo se bajya kumusura. reka nkubwire muto uyu mwana murimo guhama muvuga ku mutange ngo nuko afite ubumuga bwo kutabona uyu ni umusaraba wanjye Imana yampaye ntabwo namufata ngo njye kumutanga ngo nuko afite ubumuga bwo kutabona. ese ejo nongeye nkabyara undi ufite ubumuga bw'izindi ngingo nawe namufata nkamutanga. niyo mpamvu rero uyu mwana nzemera murere njye ubusa mbusangire nawe ninshaka nzahingirize ariko umwana wanjye murere ntabwo namutanga ariko mwana Derira wajya uva ku izina nta kundi. umva rero wa mugore we wumvise inama murumuna wawe akugiriye ndetse wumvise n'inama z'umuryango bamutumye ndetse n'izanjye byose ndabona ntacyo ushaka kumvamo. wa mugore we wakuroze ntiyakarabye. madame rero ntacyo utabonye nta n'icyo tumvise mwifato wa mukuru wawe urawubonye hasigaye rero ugenda ubwira umuryango umugore mwampaye arananiye ibisigaye rero nabajye yifashe genda abona
Papa Hirwa ugiye he? Ariko se Papa Hirwa nkubagiye he? Papa Hirwa, ariko Papa Hirwa agiye he mana yanjye? Uragiye? Mana yanjye bakobwa bakowe Papa Hirwa agiye he? Papa Hirwa imikino. Papa Hirwa aragiye n'ukuri. Ayiwe mana yanjye Papa Hirwa ugiye ute ugiye he? Papa Hirwa wagarutse koko narinzi ko ari imikino ariko mana yanjye wambabariye nuko. Ayi mana yanjye we mbega Papa Hirwa we aragiye n'ukuri reba afashe igikapu. Wagarutse Papa Hirwa ngwino n'ukuri ngwino garuka n'iki gitumye ugenda ukansiga ukandeka. Ibi ni ibiki bitumye uheka igikapu? Ayi mana yanjye we Papa Hirwa wambabariye ukagaruka n'ukuri wambabariye Papa Hirwa ndakwinginze garuka Papa Hirwa waje n'ukuri ku Imana arandi. Uzabona Sasa kudatebuka ngo tuyobore abana hano hantu ho haje tuba tuhaje ariko wibuka kuri buteka ibijumba ariko Sara nawe ni ibijumba rwarahize mana yawe ubumbazi njyewe dupfa kutarenza saa yine data dutaye saa 8 nshaka n'ubwo ntuye ariko bino barasa ubwo se ubone tamwe
abagore bakuwe uyu munsi mama mubyizi ndawucyura Mana ishobora byose nzaba muri ibi kugeza ryari amafaranga atagwira shani nta kazi afite arashumirira nari nzi ko niyiga akarangiza kwiga azagira icyo afasha agenda azerera ntacyo amaze nta kazi nta kintu mbese nta kundi Mana kangutegereze ariko ushaka so utari uherutse kuza nanjye kunteza imbere usoma agacupa hano ushaka nanjye unteza imbere ukirwa bazereka bateraga intusi mu ishyamba rya yamu ariko rero uko mutabizi mwebwe muri iriya mpumyi yize kuba yarize ifite amashuri akomeye yari kuba itagira ahantu hakomeye mwebwe ubwanyu mutazigera mwigeze muhagera munsi iriya muntu yize ubwenge iriya muntu yari ikomeye cyane biratangaje cyane ubundi umuntu avutse ahomye kukigira ubwenge bwinshi buriya impano Imana iba yaramwihereye iyo hari ikibazo Imana iba yaraguhaye ikakubwira ngo uzakire numara gukira uzibuka yuko aho nagukuye hari hakomeye nawe uzagira ute uzanyemeza mu bandi ariko shanje agiye mureka gutesha agaciro abantu kuko umuntu afite ubumuga bwo kutabona niyo mpamvu mutaramenye ngo ni impumyi muze tamwe mubona ari kimwe none se kuba atabona ibikorwa bye ntibyivugira ubona ari cyo mushasha ariko ni impumyi azabikoresha iki sobundi azabafunga ntawe uzagufunga n'ubundi bavuze abafite ubumuga bwo kutabona aha ibyo byose bitandukanye yego uramumbariza gusa ubugenga mukora mu jisho yabona kumwita impumyi ni ukumutuka abavandimwe ni ukumutesha agaciro nose kwivura mbona arareze yabihisemo buriya rero reka mbabwire papa Kevin ibyo ari kubabwira nibyo kuko ntabwo bavuga ko ari ikimuga bavuga bafite ubumuga ntabwo ari impumyi reka muyore ni imwe yakira soma hanyuma twese turaba ariko mumenye yuko uriya muntu ntabwo ari ikimuga ntabwo kamaze kumugiramo ntabwo ari ikimuga ariko se amacupa abiri nagusindishe amacupa abiri na dutanu ndatuma waya ushaka kubyanga bitsoma niba kamaze kukugeramo kakakoze twasoma papa Kevin mu bushyigikire ntabwo bavuga ko ari ikimuga reka ibyo papa Kevin avuga ntabwo byemere papa Kevin yarize ariko tate duhinge tutunataye turebe ko hatarafatana turiya we kandi ntiwahere uriya agiye kureba ka kanyamanza nababwira akanyamanza nimwibuka wa mugani w'akanyamanza n'abaciye erega mwabana mwe umugani ugana kari Sara ariko saba abana b'abakobwa umva yewe umva nta bakobwa b'iki gihe ni ibyasama bansize mu murima baragiye Hirwa we Shani
ndakumva hirwa. Urumva ugenda uca ibiti n'amabuye. Byihorere hirwa. Byageze bite? Noneho. Agasanze mu murima. Banza bitoroshye. Noneho. Hirwa reka guseka. Uko mbona. Ndarenga ko mubona. Ndabona ko imikino sha. Hirwa iri joro ntago nigeze ngoheka. Ubwo bibagiye kumana inzitiramibu. Hirwa reka gukina ariko. Ire byagenze bite buri se uzanye isuka ntabuze kumfasha guhiga kumbyukira byo ni igitangaza Hirwa byabaye ahantu bahereye Hirwa byagenze gutya na gutya ubundi byagenze bite reka kunyicisha amatsika avanze n'ubwo uziko wagira ngo mama wawe yapfuye cyangwa igihugu bagifashe yagezaho Hirwa erega ni inkuru y'urukundo Hirwa wiseka shanda Inkuru yite ndashaka kubyumva inkuru yite Hirwa rekera guseka inkuru shani inkuru yite inkuru y'urukundo Hirwa urwo ndabyumva urwo warose mukahirwa turi kubana yacu urukundo ese warose mukahirwa Shani we wabyukiyeyo ubwo si yo usabwa ufata urananiye jewe rero n'umunyu ndawunywera ahubwo ne inyota nyinshi Nizimukanye urashaka kumusatuza we nta mafaranga ugira muturanywera yacu we turanywera yacu ufite bazikora rwose ugira shoferi gusa wampaye agacupa aho ngaho muhinzi Nizere ko yazanye akira kwishyura amafaranga wemera muhinzi aho kuramuza ndisha ikibazo tunagusura tutazanye tutamuka tsindagira ndamwe yaje kuna Muriana kugukubita hasana gukubita kuko nta mpamvu n'umwita uvuga ngo ujye ukubita umugore nta gikubitwa we ntago ari inka ntago uzi n'itungo ingune zarariretse umugore aracyakubitwa waho uzagenda unywa icupa ringana gutyo umugore yiriwe ku mazi yiriwe ku iki ku mweko w'isuka n'iki n'umwana mu mugongo n'iki wowe urimo uragwahaze nurangiza ugenda ujye kwita umugore aracyakubitwa gukosora ariko umugore aritonda azagukosora n'amagukosora umugore akosora bakeve yego kurarambwiye ngo ne biscuit Shani warusi yapfuye kandi se rumwici Shani we warose nabi Hirwa uwo kubwira ko saa sita z'ijoro nari nkikamye sinjye wabonye buke yemwe bwake Ubwo urabazi ubwo ni uhemba ndumva amajwi yabo ntayazi Nyamanzi no birariye Nyamanzi n'umugabo ni Nyamanzi akanyamanza agiye Kanyamanza nawe ninjye wabivuze ubundi aka gakobwa ni akahe gagaci Sara umuntu w'umugabo ni inyoni nshaka kwa ubu ntabwo ubwo nkubwira kare no ibyo ntabwo biba kare umfatiye igikoko umfatiye igikoko ucyane
abakobwa musiga nyamuneka shani sigaho muze dutahe inkoni yanjye dutahe ariko wagarutse se wagarutse oya washobora twitahe namwe mushi mugende tugenda ambara muteza n'ubundi rusibiye aho ruzanyura nzakwera rusibiye aho ruzanyura mushi mugende abahungu bino bazi kwiyemera nzakomera n'ibyanga zikopesha n'umunani data yamaye nzawushyira ariko sha ana unyuze ku maduka yose uraje kugura biswanga hano nyogokuru yarani none se kukivuze ariko wa musaza wagiye uvuga ibikureba niba ari umukiriya ibyo birakureba kandi niyo mpamvu ugenda ugakubita umugore kandi bazagufu ibyo nza gutahe naho ubundi bazakubwire isusumanda we arakuze bana umuntu ufite ibisusu akagira amatane akagira amabaraka ntabwo ari umwana papa Mukahirwa ndakwiyana ukora ibikuzanye unywa ibyuma abakiriya banjye ndakwiyana mubwire rwose reka kunteshereza abakiriya umutwe ariko mubwire igisaza ntabwo cyumva mubwire Mukakijya wiriwe neza amakuru neza yewe usanze rero ndiho nitegura ngo njye mu birori byo kwa Gakwenzere ngafite abashyitsi wihangane rwose nagutiye harya si 2,500 ba nakoze kandi narindi kunywa gake ntiwaza tugasangira n'uburuhe bw'umurima ukagatwara imbere y'ishati murakoze ariko nasinze ariko njye kureba abana yamaye nka data ubundi wagatwara imbere y'ishati rwose nk'umuntu uhinguye natinze reka njye kureba abana maze rero ngutuma utamutenguha hatuma mukuru reka ngubu tumwe nshyirire babahungu banjye karame akira rero nshyirire babahungu dore uyu ni umweru urwo rutoki rw'ahangaha do urugo hepfo y'urugo iki ni icya mbere maze rero ndabaganuje yego murakoze cyane nshyirire babahungu rwose kandi turashima Imana ishimwe maze rero Mukakigereka nkubwire Bibiliya niyo ivuga ngo kwihangana bitera kunesha kandi burya ngo agahinda gahimwa n'icyakazanye ndagusaba we wihangane ukomere uzabure icyo Imana izagukorera sibyo kandi agushimiye kubw'inama ungiriye yego yahumura turi kumwe rwose sawa umuhanda mwiza reka nisiga utuvuta nyaruke nanjye hirwa nukuri umfashije twaza kujyayo pe kuko Mukahirwa ndamukunda umva ubundi uriya umusaza umugurira icupa rimwe ariko ujya umenya ubwenge icupa rimwe umugore akamuguha hirwa rege muri tete wowe umfasha nukuri tujyeyo hirwa urabizi yuko muri uriya rugo ari we wagera ejo uriya musaza yaranyiciye yankubise umujugujugu iyo udafata insina ubundi uba umushaka iki ku mukobwa erega Mukahirwa ndamukunda nukuri wamfasha uriya musaza ubundi umusaza kuki umenya ubwenge umusaza icupa rimwe iri hako Hirwa wajya ureka iyo mikino ubu se uriya musaza warunyishe ejo bundi niwe ubundi shana njyewe reka ndangize guhata mama yagiye ku murenge ataza gusanga ntarahisha umva ariko njyewe uriya musaza bimarire njye Hirwa icyo musabye njye mpuzana Mukahirwa ibindi byose ushaka njye nta kintu ntabwo kuri urabizi kandi urabizi kuri inshuti yanjye magara oya we ntugire ikibazo gira vuba tujyeyo shani we shani akira nyine bumfasha bikure mu magambo ubishyire mu bikorwa pe tujyeyo turebe uriya musaza umva wowe bimarire
hirwa niba ari byahindi byawe oya bimarira ariko bimarira oya amasaza niyoroshye urabizi inaha kereka wowe ni wowe njya mbona hirwa rwose mfasha nibura bimarire mbona na mukaye oya bimarire wowe bimarire hirwa ngiye umugoroba nuduhuza tukabona hirwa icyo ushaka none ndagikora pe nta mafaranga mfite ariko ndagerageza pe ndakora icyo kuko inzozi zonyine narose ombe nge oye tuza hirwa nturi inshuti yanjye uranyishyura 5,500 angahe Titi uzaze nguyihene. Ni icupa ryanjye utarimena, mereza iryo cupa ryanjye utarimena. Ntabwo icupa ryawe. Zana icupa ry'abantu. Iyo hene se azayifata n'icupa. Nk'uko ndabona ubuzima bunaniye mu mahirwa ubu senzishingira inkoni za buri munsi ubu buzima nzabubona nzageza ryari hasa na none baracyagukubita inkoni zigiye kunyica hakorereka nkubwire none waho ugeze umugore wa mugabo mushyikiriza ubuyobozi njyewe ndabona ni ukuri utabigenje gutyo yazakuvuna yazanyica hakurya ku mukazi rero mushyikiriza ubuyobozi hanyuma noneho ikibazo cyanyu dore turakizi ubuyobozi bwinjire mu bibazo byanyu umuntu ukomeza agahohotera umuntu nkawe ibi ngibi nta hantu bikiba muri iki gihe imyaka akaza ngakubitwa amatungo mu kiraro yashyizemo ihene yaraziririye ni ukuri ubuzima burambye ariko se n'imyaka aracyayigurisha byose uriya mugabo wawe ni igisambo uriya mugabo ni igisambo reka mubwire no kumushyikiriza ubuyobozi n'ibintu ariko mama hirwa hari umuntu wangiriye inama nzayikore cyareka nkubwire noneho aho bigeze ndebye iby'uriya mugabo ari gukora none ko byose ibyo wabona byakiza biriya bintu uzabikore ko yangiye kubikora ndabona biriya bintu sishange nukuri nendaga kumwumva sheri kubera iki nari nkumbuye inseko yawe izirimbirika nari nkumbuye kuguhura ngo umutima ubimere nk'ubugutira umurya w'inanga nanjye nakubeshye nayo nkumbura cyane urabizi uriya musaza ntabwo biba byoroshye sheri ndabizi gusa ndagukunda